kiri gutuma njyewe nkotana cyangwa simarana nukugira ngo nzahabwe ikamba ritangirika, nukugira ngo nzahabwe guhama ingororano zivuye ku guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Turabashuhuje bakunzi ba channel Igihe Niki TV. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu YESU KRISTO. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turagarutse rero, reka tubanze tubibwire hanyuma dusenge tuganire ijambo ry'Imana. N'umuco w'abaganira ijambo ry'Imana. Nitwa Nizeyimana Dieudonné, ndi umukristo ku itorero ya ADEPR Rumbati Paruwase ya Mahoko. Ndi umuganda wubatse, mfite umudamu n'abana 4. Reka tubanze dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Data mwiza, turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko uri kumwe natwe, imbabazi zawe zitagira akagero zituri bugufi. Icyo nicyo tugushimiye, nuhabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye gufata kugira ngo twumve icyo dushakaho, turinginze ngo ubane natwe, kandi n'abagiye kutwumva nabo ubane nabo. Neza yawe be hagati muri twebwe, umwuka wawe rakomeza tuyobore. Urakoze kugize neza, kugiye kugumana natwe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana, turebe mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Turasoma ibice byaho 3, umurongo waho wa 7, tugeze ku wa 9, hanyuma dusimbuke dusome na 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonge Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Amen. Kadusome 14. Yaravuze ngo ndamaranira kugeraho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku jambo rigufi rifite umutwe uvuga ngo gira ibyo usiga Yesu abe muri wowe yuzuye. Gira ibyo urekura Yesu abe muri wowe yuzuye. Uyu ni Paulo yandikira Abafilipi, ababwira aya magambo. Iri ni itorero yabonye igihe yarari Makedoniya, kandi aribona mu buryo bugoye, ababaye cyane, ari mu bihe byamubabaje, ariko arwana intambara yo kugira ngo aribone. Abahanga bagaragaza ko byari mu mwaka wa 52 uhereye igihe Yesu yavukiye. Icyo nicyo gihe Paulo yashinze iri torero ry'Abafilipi. Iyo dusomye biriya ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 16, hatwereka ko Paulo igihe mu rugendo rwe rwa kabiri, igihe yari Tirowa, ngo yagiye kurota mu nzozi abona umuntu uri Makedoniya, aramuhamagara, aramubwira ngo umva yewe Paulo, ambuka uzi dutabare, i Makedoniya tumerewe nabi. Bibiri igaragaza ko ari ahantu nubwo bari abakungu ku by'isi, ariko nta gakiza bari bafite, ndetse ngo nta n'urusengero rwari ruhari, ngo basengeraga hirya ku marembo y'umurwa ku mugezi niho basengeraga. Aho niho bari niho bavugiraga Imana. Ngo ba Paulo barahajya, ngo basanga abagore bake. Bibiri igaragaza ko umugore wa mbere wakirijwe muri icyo gihe ari uwitwa Lidiya. Arakizwa, abana n'Imana, kandi ngo abana nayo neza y'Imana iba kuri bo, nabo barwana intambara nziza. Ngo arakomeza arabwiriza aho hantu, arakomeza arahabwiriza. Ngo nyamara muri icyo gihe ari kubwiriza, ngo aza guhura n'umukobwa bari barahaye abazimu, yari afite abazimu muri we benshi cyane. Ngo Paulo abonye ukuntu yumva mugiriye impuhwe, ngo yahoraga bagenda inyuma. Ngo arangije aramubwira ngo aravuga ngo nibakuvemo mu izina rya Yesu. Ngo bamuvuyemo, ngo
abo yungukiraga abari bamufiteho umumaro, ngo bituma ba Pawulo babagirira icyari, ngo bararakara cyane. Nibwo babafashe we na Sila babashyira mu nzu y'imbohe, barabakubita banarabafunga. Icyo gihe bagira umugisha ukomeye cyane, bigira inama baravuga ngo nta kindi cyadukura muri iyi gereza usibye gusenga no kuririmba. Bibiliya iravuga ngo barasenga banararirimba. Haleluya. Ngo bamaze gusenga no kuririmba, bamaze kongera kumva Imana muri bo, ngo haboneka igishyitsi cyinshi, inzugi zirafunguka, ibyananiranye biremera kubera ko basenze, ibyari bitari kwemera bitashobokaga, ibyo abantu batigeze babonaho birakunda kubera ko basenze. Iyo duhamagawe rero tukagira ibyo dusiga, mwihamagarwa rya Pawulo, usomye ibyakozwe n'intumwa mu bice bya 9 urahasanga ihamagarwa rya Pawulo, ngo agihamagarwa nawe yahuye n'ibibazo bidasanzwe. Biratubwira ngo yamaze 3 atarya atanywa, akingiraniye mu nzu, asa naho ari gukora amasengesho y'agahato kugira ngo umwuka ube muri we ugwiriye, kugira ngo azashobore kunesha ibyo azahura nabyo imbere. Ijambo riravuze ngo gira ibyo usiga, Yesu abe muri wowe yuzuye. Iyo umuntu ahamagawe, agize ubuntu bwo guhamagarwa, nshuti bene data, akagira umugisha wo kwakira Yesu ng'umwami n'umukiza, Imana ikamuhamagara ikamuvana mu busambanyi, ikamuvana mu bujura, ikamuvana mu mubeshyi, ikamuvana ahantu henshi hatandukanye hatumaga atuka izina ry'Imana. Iyo aho hantu amaze kuhava neza, akaza mu nzu y'Imana, biba bikwiriye ngo niba warasize kubeshya bigende ntibigaruke, niba warasize gusambana bigende ntibigaruke. Igiteye ubwoba rero nshuti bene data, nuko muri iyi minsi abantu bari gukora amanyanga bari no mu nzu y'Imana. Nge naje kubabwira ngo dukwiriye kurekura tugakorera Imana, Yesu akaba muri twebwe yuzuye. Pawulo rero iri torero amaze kurifonda, Bibiliya igaragaza ngo bagiye bahura n'akaga kenshi, ariko barakomeza barihangana. Ngo nyuma y'imyaka 10 Pawulo ari muri gereza afunzwe, arongera arabibuka, nubwo yarari mu mubabaro, nubwo yarari mu gahinda, ariko yibuka ko afite itorero, ko afite abo yigishije, abo yabwiye umwami Yesu Kristo kugira ngo ababere umwami n'umukiza. Arabyibuka, abyibutse aravuga ngo nkwiriye kongera kubibutsa urukundo rwa Yesu. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo birakwiye ko mbibutsa. Arabandikira Abafilipi, ni nyuma y'imyaka 10 uhereye igitorero ryafondewe muri 52, we yandika muri 63, yandika muri 63, ari kubibutsa iby'urukundo rwa Yesu, ari kubabwira imbaraga ze, ari kubabwira ubushobozi bwe. Ntiyita ku kababaro yari afite, ntiyita ku gahinda yari arimo, ahubwo arabandikira, arababwira ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronga Kristo. Ubu nakubaza ngo wowe udukurikiye, ukurikije igihe umaze mu gakiza, wasize iki? Ufite wasize iki? Ko wahamagawe kubeshya ukabukibeshya, ndetse no guheheta ukabugiheta, gusambana benshi bakaba bagisambana, abandi ugasanga ibyo bakorera mu murimo w'Imana birahwana n'ibyo abapagani boha. Mwasize iki? Birasaba kugira ngo dukire ibyo dusiga, turekure, Yesu abe muri twebwe yuzuye. Ndi kubahamagarira kugira ibyo murekura, mugira ibyo murekura. Imana irashaka ko abantu barekura, Imana irashaka ko abantu bava mu manyanga yabo, Imana irashaka ko bareka gukora ibiteye isoni, hanyuma Yesu akaba muri bo yuzuye neza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze, aravuga ngo nge ndamaranira aho dutanguranwa kugera. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nta kindi kiri gutuma marana, ni ukugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Niba Imana yaraguhamagaye, niba uri guhatana ngo tuzahabwe ikamba ritangirika, ubanza utekereze uvuge ngo ndamararane, ndi guhatana kubera iki? Kugira ngo nzahabwe izihe ngororano? Pawulo yarazigaragaje, aravuga ngo ikiri gutuma ngewe nkotana cyangwa simarana, ni ukugira ngo nzahabwe ikamba ritangirika, ni ukugira ngo nzahabwe guhama ingororano zivuye ku guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu. Naje kukubwira ngo gira ibyo urekura, Yesu abe muri wowe yuzuye, ugira ibyo usiga. Uyu mwanya watekereza ukavuga ngo nasize iki? Ko nahamagawe kubeshya ngaba ngibeshya, ko nahamagawe nkaba nkiri umunyamatiku, ko nahamagawe
ibyo nakoraga kera bikaba bikiza, ko nahamagawe nkaba nkiri umutukanyi, nasize iki? Ubitekerejeho wasanga ntacyo wasize, uyu mwanya ugafata umwanya wo kwisubiramo tugasenga, kuko twebwe intego yacu ntabwo ari ukubabwira ko hari ibidasanzwe muzabona. Intego yacu ni ukubayobora ku nzira ijya ku Mana. Intego yacu ni ukubabwira ubwami bw'Imana. Intego yacu ni ukubabwira ko mugiye kuzahabwa ikamba ritangirika, ariko bijyanye n'ibikorwa mwakoze, bijyanye n'uko mwakoreye Imana. None bitekereze neza, uvuge ngo nasize iki cyatuma Imana indeba ikanyishimira muri uyu mwanya, cyatuma Imana indeba ikumva ishatse gukorana nanjye. Dusomye mu bice byaho 3 n'umurongo waho wa 2, Pawulo yababwiye kutivanga. Yari no kubabwira kutivanga muri urwandiko rw'abayandikiye Abafilipi mu bice 3 ku murongo waho wa 2, yarababwiye ngo mwirinde zamba. Avuga ijambo rya 2 ngo mwirinde n'inkozi z'ibibi. 3 aravuga ngo mwirinde n'abakebagukeba kubi. Muyandi abahugurira kutivanga nabo badahuje, abahugurira kutajya mu yandi mahanga, ahubwo abereka ko bakwiriye kubana baziranye neza, bari mu nzira imwe yo gusenga no kwinginga no gutabaza, kugira ngo Imana ibe bugufi bwabo. Natwe naje kukubwira ngo gira ibyo urekura, Imana yongere bane nawe. Ugira ibyo usiga, ubutabazi bw'Imana buze kuri wowe. Ugira ibyo usiga, urukundo rw'Imana rugaruke kuri wowe. Hari ibyatakaye, nje kukubwira ngo ibyo byatakaye bituma utaba mu mwuka, bireku. Imana yiyemeje kubigusubiza, ariko imaze kwitegereza umutima wawe. Bibiliya itubwira iki? Iravuga ngo Imigani 4:23, aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bigize ute bikomoka. Urinde umutima wawe, wongere winginge Imana, uvuge ngo Mana ngarukaho muri uyu mwanya. Ndiyemeje, nari umubeshyi ndarekuye, nari umusambanyi ndarekuye, nari umujura nakoraga utuntu two kwiba ndarekuye, nari umucuruzi ariko umunzani ngagabanya kugira ngo ndebe ko nabona indonke nyinshi, ndarekuye. Ibyo byose bivuyeho, ahubwo niyemeje gukorana n'Imana. Ibyo byose ndabisize, ubwo ngize ubuntu bwo guhamagarwa n'Imana. Uyu munsi wa none ndarekuye. Pawulo aravuga ngo ibyarindamu nabitekereje ko ari igihombo, nuko hari ibyo yarafite yasize. Birigaragaza ko yari umuhanga mu by'amategeko, kandi arihamiriza akavuga ngo gukiranuka kuva ku mategeko ngewe ndi inyangamugayo. Yarafite ibyo asize. None wowe wahamaga ugirirwa ubuntu bwo kuza mu nzu y'Imana, udashoboye no kwigurira ipantaro, none ugezemo Imana ikugiriye neza, uri gukora amanyanga. Nje kubabwira ngo murekure, nimumara kurekura Imana izikorane natwe. Imana ibamera umugisha. Urahari, ugize icyifuzo ngo dusenge? Urukumva ushaka kugira ibyo usiga ngo twinginge Imana? Urukumva ushaka kugira ibyo urekura ngo dutabaze Imana? Turashaka kubabwira igihe niki cyo kubwira abantu ko bakwiriye kuva mu bibi bakajya mu nzira nziza. Rekura, Imana izikorane nawe. Hari byinshi byari bikunamiye ubitse mu mutima twe tutazi, utanahishurira abantu, ariko nawe wabisuzuma ugasanga uri umunyamanyanga. Bishyire hasi, tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga, tugiye gutabaza kugira ngo Imana izikorere hagati muri twebwe, idushoboze, itwongere imbaraga, itwongere imbaraga. Muririmbyi wa 210 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ku gitero cya nyuma yaravuze ngo Imana ibaha imbaraga. Imana itaduhaye imbaraga ntitwabishobora. Reka dusenge, twinginge Imana, dutabaze, tuyibwire ngo ngwino uduhe imbaraga. Data wa twese mwiza, usumba byose ukaba umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Abantu bamaze kumvira ijambo, bakumva hari ibyo barekura, turasenze ngo bagereho, ubongera imbaraga mu gihe cyabo, bashobore kurwana intambara nziza. Pawulo we yandikira Timoteyo, yaravuze ngo amaze kumera ng'ibisukwa ku gicaniro. Mu rwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo ku bice byaho 4, bice 4 aravuga ngo amaze kumera ng'ibisukwa ku gicaniro. Aravuga ngo yarinze ibyo kwizerwa, igisigaye abikiwe ikamba ry'ubugingo. Rero natwe turinginze ngo uzuba hagati muri twebwe, abadashoboye waravuze ngo abatibashishije ubongeramo imbaraga. Turasenze Nyiringabo Imana,
abagize umugisha wose wo kudukurikira n'abazadukurikira bakumva bakozwe ku mutima n'ijambo ryawe, turabasengera ineza yawe babeho, ubongera imbaraga, bagira ibyo barekura, wongera uture muri bo buzuye, baguhamye bafite icyizere ko bazagaragara mu maso yawe batari kubebera. Urakoze Nyiringabo Imana, udushoboze twebwe twese, ineza yawe itwomeho none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ugize icyifuzo nanone ko twasengana, wahamagara kuri nimero yacu tugafatanya gusenga, ni 0786697106. Hanyuma tukagusengera, tukinginga Imana, umwuka w'Imana kongera akakugarukaho, ugahabwa imbaraga zigushoboza kuzahagarara imbere y'Imana utari kubebera. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.